nkabona igihimba kimwe yabaye inzoka ari yasaga kunzura akaguma mu rugo akaza kuhava akererewe cyane 5 6 7 z'ijoro noneho nkamuherekeza nkamugeza ku muhanda namara kumugeza ku muhanda naza naryama nkarota mbona igihimba kimwe yabaye iki inzoka amagara bamwe mu badusengana rero bakabiro bambwira ngo uyu muntu yabaye inzoka igice kimwe ati nago nabana nje n'umugore w'isasu nka Vavajuru nanone icyo kintu tukibaze abonye ko Vava ari isasu ari uko amaze kumwaporodingira indi icyo kintu nanone ratatukibaze kuzikwa no mu biganiro kenshi na kenshi bagiye bakunda no kubimubwira na siri mu bantu babimubwiye arimo ni icyo kintu cyaguteye gukundana na Dr M ugahita wifuza ko isi yose ihita ibimenya Sando rero ikintu cyatumye niyumvamo Dr M mubaza nti niko uraza ukavuga ngo ukunda Vava ufite inzu bundi nzagushakaho nzaguma nshishuro nzaguma ngerane tuzaba hehe ufite hehe kuba arambira ati ngewe papa wanjye akora muri Burarirwa ati dufite etage mu Kagarama bari kubaka iwacu bazayema umvase nyine ni inkuru numbaza naho iherereye ntayo nzi sintumbaza ati Vava iyo etage iri ntaho nzi ntago agiye kwisura se byibuzure ko ibyo avuga ari ukuri kandi kukubwira ati hari ibintu yambwiraga bimwe nkayoberwa umutwe n'iki n'ikibono niko Sando umuntu yakubwira ati jonze abandi umunyamategeko ndi umuyobozi ukamwanga mani ishobora byose uri mu ijuru ureba uko nabanye n'uriya musore Dr M nukuri mana aho yakore umugisha ubumuhe aho ngewe Vava nakore umugisha nanjye uhame ariko uburiganya bwe rwose ni zero Sando anyumvisha buryo icyo taje hari anyumvisha buryo cyasaza gusabaga kwa miliyoni 2 n'igice 2 nako sorry urumva umusore ukubwira ngo nzagukwa miliyoni 2 wa mwanga muko Vava hari ikintu wigize kutubwira mu kigano cy'ubushize uti erega ubukwe burahari baranabimanuriye rwose tugahita dutekereza ati ubukwe burahari ko ntago nzi wari we uwitwa Barafinda Sekikubo Fred ati mura n'umuntu witwa Vavajuru ati nurutse abana ati nabonye ikintu gikomeye nkabona uriya mwana w'umusore azababaza umuntu witwa Vava abantu benshi barabivuze nubwakanga wari urize kubera Dr M ntago ngewe njya ndira ubundi usibye n'uwo Dr M navuze ko nzarira ari uko mama yapfuye wenyine kuko niwe nshuti ngira urumva uwo munsi mama yapfuye nibwo nzarira kandi nabwo nzakomezwa n'indirimbo ivuga y'abadivi ivuga ngo aheza hehe ni mw'ijuru tuzahurirayo rero kivuva ntago njya ndira ikintu cyandijije twakubonye bagiye gusura Barafinda mu kigano twakwanye na Barafinda avuze ngo uriya mukobwa nazanagaruke hano ngo nazagaruka hano ngo kugaruka hano no kuvunyisha ibyo biramureba icyo navuze n'abanyarwanda bose bagisubiramo icyamubabaje naravuze nti ntabwo abanyarwanda bazareka gutora perezida ngo bagutore kandi muri hano rata namwe muvugisha ukuri hoya Sando uri umunyamakuru naramubwiye nti niba yavuze ati Vava ntazahagaruka yanze ko mba umuyobozi abaye yabivuze nta kosa yakoze Barafinda ati Vava isese miramwishe biragaragara ko atwite ayiwe mana we Sando tunyurane ku bitaro burarayira n'umuntu ufata iya mbere kungira inama mu bintu abona bitari byiza urumva imyaka ngana gukina ari buze kuvuga ngo ye baba ngo aranyanze ngo asize ntwite yayinteye deba he iyo wagiye kumanika ko kaguro bakagutera inda urisimamira ugakiranye kwa kubye niwe wihanganira bibi byose uwo bita Bosco yanavuze yanakwihanije kwa mwisi Vampire uze no kumusaba imbabazi mbabarira cyane ari nzi kuri Vampire niba utari gihangane none ubwo ngubwo Bosco tukiraho ngabwo ngubwo ibyo yavuze ariko se Bosco abaje bavuga ko bakubyaye umutwe kwikubita hasi ni wabagenzeho ubabazwa n'icyo Vava yavuze wa mugani Bosco ngo yababazwe no kandi nawe aherutse ejo yambwiye ngo ngewe ngo sinzongera ngo no kuguhamagara nicyo re uzongera kumamagara uramamagara se nkunguka kawunga hano mu nzu nunguka umuceri hari ibihumbi 100 wa savings umaze kumpamagara icya mbere cyo abo bana Vava ntabo mfite ntabo nabye niyo nababyara ko utajya wihanganira umuntu ugusebye niba ziko nge Vava naryamanye n'akanterinda tukajya kuyikuramo asasa bivuge Vava mfungwe urumva Sandrine ko nzi ko utajya wihanganira bivuge Vava banjyane kwa muganga Vava ngire nte mfungwe niba ziko hari umuntu twajyanye kwiba hazaza bivuge amwereka aho ibyo bikoresho bye biri kuza kuvuga rero ngo Vava ngo
byari iwabo ngo yabyeyi ngo abana banaba ntago ari igisebo kiruta kuza ngo abe yavugisha ukuri kuko ibintu byagenze byo mu buriganya njye ubwanjye nararyamaga nkamurota yabaye inzoka umubiri wose nkamuhamagara nkabimubwira nkamubwira se ko ndi kubona igice kimwe cyo hejuru wabaye inzoka bimeze bite ngo simbizi ngo ntabyo nzi nza guhamagara umuntu umwe mu bantu basenga ambwatira vava niba uratabaye inzoka ashobora kuba ari umuriganya hari ikintu azakuriganyaho ikintu cyose njya kubona ndakirota jewe nkarota nkabona igihimba kimwe yabaye inzoka ari gihe yasaga kunzura akaguma mu rugo akaza kuhava akererewe cyane 5:00 6:00 7:00 z'ijoro noneho nkamuherekeza nkamugeza ku muhanda namara kumugeza ku muhanda naza naryama nkarota mbona igihimba kimwe yabaye iki inzoka nkahita ndamuhamagara ambese ko ndotabaye inzoka nishobora kubumbeshya kandi ngo yango njewe ngo nago nkubeshya ngo ubwo wenda ngo ni inzozi ngo ziba ziraho ngo zisanzwe nese ubwo 5:00 z'ijoro mwaga muri mu biki 5:00 z'ijoro bagavuye kuri studio kwande kwa Bagiti akanyura mu rugo akaza kunsura hanyuma rero yakundaga iki amata ibintu by'imirire ntago bikunda Dr. M mbese wabuze icyo mara wateka ukavuga ngo uramugaburira ibintu by'imirire ntabyo yishoboreye wenda sayo mata wenda nutwo dutunda urumva amata no kuryama ibintu by'imirire nta kintu abayishoboreye hanyuma rero nkamuherekeza nava kumuherekeza nkabona abaye iki yabaye inzoka namagara bamwe mu badusengana rero bakaribo bambwira ngo uyu muntu yabaye inzoka igice kimwe ngo abazakuriganya ku kintu ngo runaka cyangwa se n'abantu basenga nubwo usanga babavangira bamwe bahanura ibintu bitabaho nyamara mujye mubyemera ubwo rero nibwo umuntu yambwiraga ati hari nashobora kuzakuriganya runaka uzategereze urebye ubwo rero njyewe vavajuru rero nuko nagiye ngenda mbibona hanyuma ara warumbwa ati hari ibyo azaza agusebya kwanike ibyo biramureba keretse umuzira ari nge wagize gute vava ko nzi ko utajya wihanganira umuntu kuvuze akubeshyera cyangwa usebya sando hari igihe umuntu asara ku musozi ukabona ubundi ahantu tujya gusengera bajya batugira inama ngo uzirinde gusakuza mu kigeragezo kuko nuramuka usakuje mu kigeragezo uzatiza abanzi bawe umurindi satana kubona iki urwaho rero icyo kintu iyo maze kukiga nkakimenya naribu y'umubyeyi wacu tugena duhura ikugira inama hari icyo uca bugufi nimba rero umuntu wamutanze kumenya yuko ari kugusebya uramwihorera niba umuntu wamutanze kumenya ko aje kugutuka ashaka ngo murwane nyiri umutwe awurinda iki urugo ati nago nabana nje n'umugore w'isasu nka vavajuru none se vava nakoze ibiganiro umwaka n'igicurashize yambwiye ko ari umufana wanjye mbere yuko aza gukundana vava yavuze ko ari umufana wanjye yego ntago ibyo biganiro by'isasu bya vava yabibonaga abibonye ubu ngubu ari uko indirimbo yanjye bamaze kuyaprodinga nanone icyo kintu tukibaze abonye ko vava ari isasu ari uko amaze kumwaprodingira indirimbo icyo kintu nanone ratatukibaze no mu biganiro kenshi na kenshi bagiye bakunda no kubimubwira na sirimu mu bantu babimubwiye arimo ariko ye kutavuga ko arimo sirimu yamukoresheje ikiganiro ndabyibuka amazi ati ko bavuga ngo vava ni isasu agira amahane ubibona ute mu biganiro byose twakoraga mbere barabimubwiraga yibutse kuza kugusebya vava ngo ni isasu ari uko indirimbo yanjye amaze indirimbo ye yamaze kuyaprodinga cyamwagiye rwose mugerageza mujya mugerageza muvugisha ukuri ntacyo kuri gutwaye none se vava uyu munsi urumva wicuza iki rero nta kintu nicuza na gito uko yampemukiye niko azahemukirwa n'iki nundi ntacyo nicuza na gito gusa narababaye ngira umubabaro mwinshi n'umujinya ariko bigenda bigira gute bigabanuka hano rindi comment ivuga iti iyi ni comment yaje ku kiganiro nakoranye n'uwitwa Juste iravuga uti vava urebe neza witonde nzi neza umukobwa wakundanaga n'uyu musore ejo utazaza uririmba urwo ubonye cyangwa se urira ayo kwanika mbaye mbikubwiye akiri imbere iyi comment yaje mu ubwo ni mu mezi hafi 2 ashize ngoranye na Juste hari undi mugabo witwa Steven ngo inshuti yiwabo yego ibintu yambwiye gusa ntago nigeze mbiha agaciro cyane ko nabibwiye nyir'ubwitara bihakana avuga ko atamuzi atigeze anamumenya wewe wabanaga baziranye ariko uwo mugabo Steven atuye hariya igikondo ni umuntu ukurikirana social media umunsi ku wundi warebye ibiganiro byacu uko avuga ko dukundana n'iki duherutse kujya igisenyi njyana n'umunyamakuru witwa Eric yego tugiye kureba uwitwa nde
impano y'Imana tunyura kwa Weste tujya gusuhuza Weste atese Vava sandaraho uzamusuhuze bimeze bite nibaguha ifi niziba nebyiri hanyuma nza kuhasanga uwo Steven wiwabo noneho Steven ahita mbona arangije arambaza ati se Vava uriya muhungu mukundana uramuzi ntituziranywe kwande kwa Bagiti kuri studio hanyuma rero Steven imvura yari ikubye tutari bukore ibiganiro ba Eric bari burare nta hantu ngenda nabwiye Eric ndataha Steven yari ari kumwe n'undi mukobwa uvuka ngo za Kayonza nayo mufana wacu turazana atugeza hariya igikondo yego rero ibintu Steven yambwiye ntago ndi buze kuba nkwe ngo mbitangaze yanga n'abantu bamuvugira ku mubyeyi we yanga abantu bavuga kuri famille yiwe ntajya akunda abantu bavuga kuri famille yigeze kumbwira ngo sita we yabonye ikiganiro twakoze ngo aravuga ngo ntago ashaka ko tuzajya tuvuga kuri famille yiwe sister wa Dr. ngo ntago ashaka ko tuzajya tuvuga kuri famille yiwe ibyo rero uwo mugabo Steven avuze birasa n'ibyo uwo muntu yanditse muri message cyangwa niwe uretse mbonye izina ryo ni ry'umukobwa ni Kanyana ntago mbizi ariko ibyo uwo mugabo Steven yavuze bimwe na bimwe narabimubwiye ambwira ko adakeneye kubyumva kandi n'uwo Steven atamuzi avuga ko yakuriye Uganda abantu baho bamwe na bamwe ntabazi ndetse na bimwe mu muco nyarwanda mbogona ruyumbo ntabyo azi we yakuriye hehe Uganda uwo Steven nawe yari guciye ku marenga ati witonde uwo Steven rero twagiranye ikiganiro cy'itekereza kuva Igisenyi kurinda ugera hano Kigali rero twagiranye ikiganiro cyinshi bimwe na bimwe rero ngerageza kwibwira Dr. Yemu ambwira ko atari byo ambwira ko atanamuzi ariko bimwe na bimwe akabinyemerera kuko yarambwiye ati rwose ati nyina ni mama ngabire mbese nyine ibintu byinshi ubwo rero ntago biba byoroshye undi ati biragaragara ko Vava bishoboka kuba abamusenyeye bashatse kwangiza urukundo rwabo oya we ariko se koko ninde muntu waba waragiye koko kwita kuri cano ngo aduteranye twari we wafashe indirimbo akayaprodinga ntambwire ntawe pe batandukanyijwe nuko bamwibye indirimbo ntawe kandi rero n'abantu mukundana nujya ugira no gutandukanya n'umukunzi wawe buriya ntago muba muri buzakundane sando nukuri kiri cyawe nukuri nta hantu kijye nje nanjye niko mbyizera urwo rukundo ruba nta ruhari haruba ruhari nta muntu ushobora gutanya undi ngo yice ubukwe urwo rukundo ruba nta ruhari ubwo bukwe buba ari ntabwo ariko ni nabyo none se Vava tuzi ko uri umuntu utajya upfa kujya mu rukundo cyane ngo bigaragaze ku mbuga nkoranyambaga cyane ko nawa musore ajya gutubwira cyero kiza mu biganiro w'icyangugu muri nawe arahari ariko ntago uramuzana kwitangaza makuru ntago ari kunda afite akazi akora yego ni cyo kintu cyaguteye aracuruza ntago yaza mu byitangaza ni cyo kintu cyaguteye gukundana na Dr. M ugahita wifuza ko isi yose ihita ibimenya sando rero ikintu cyatumye niyumvamo Dr. M ikintu cya mbere ni ikintu tuziranyweho na Bagiti kandi kiri mu bintu bababyeyi baba badakunda kuvuga ku itangazamakuru hari ubwo ukunda umuntu ukavuga ati iki kintu runaka kireke yabona urakiretsa ukabona arakubashye ukabona ko ari umunyakuri ikindi uyo yarambwiye ati ngewe niga muri kaminuza iwacu nahangaha bimeze gutya na gutya ndamubaza nti niko uraza ukavuga ngo ukunda Vava ufite inzu bundi nzagushakaho nzaguma nshishuro nzaguma ngerane tuzaba hehe ufite hehe kuba arambwira ati ngewe papa wanjye akora muri Burarirwa ati dufite etage mu Kagarama bari kubaka iwacu bazayema umva se nyine ni inkuru numbaza naho iherereye ntayo nzi sintumbaza ati Vava iyo etage iri ntaho nzi ntago agiye kwisura se byibuzure ko ibyo avuga ari ukuri kandi kukubwira ati hari ibintu yambwiraga bimwe nkayoberwa umutwe n'ikibono ati ngewe ati ndishyurira kaminuza buracya ati mushiki we ni mwishyurira buracya mbese nyine ibyambwiraga kuwa mbere si byambwiraga kwa kabiri arambwira ati etage mu Kagarama irahari ni ya papa iruzuye rwose nge nzayishakiramo umugore nimara kuyishakiramo umugore ndi kwiga rowi niko sando umuntu yakubwira ati ejo nzaba ndi umunyamategeko ndi umuyobozi ukamwanga kandi agusaba itike yo kujya iwanyu kugusura Mana yo mu ijuru nababwiye ngo Mana ishobora byose uri mu ijuru ureba uko nabanye n'uriya musore Dr. Yemu nukuri Mana aho yakore umugisha ubumuhe aho ngewe Vava nakore umugisha nanjye uhame ariko uburiganya bwe rwose ni zero sando anyumvisha buryo icyo taje hari anyumvisha buryo cyazaza gusaba kwa miliyoni 2 n'igice 2 nako sorry
urumva umusore ukubwira ngo nzagukwa miliyoni 2 wa mwanga muko ntago wavuga ati ngo yahashashe sha yari menshi wamukombwira nimba umusore bwirwa umusore nimba wa mwanga wamwanga sha ubwo rero isa nkuru hamwe n'izindi asuko yitwara ukubona nyine mbese ari umuntu uca bugufi nimba abaye yiga koko muri kaminuza gusa ntago mbizi ariko abaye yiga muri kaminuza uko yitwara aca bugufi utamuherekezaga se Yesu umurengeza umuherekeza umujyana he umuntu yakubwira ngo yiga ngo niba ari mu mujyi nimba ari hehe yabatashatse udashaka kumenya iwabo uzamenya ku ishuri ryaho yiga birarenze nuko rero yambwiraga nimba yiga niba atiga nakazi ke ariko mu byo yambwiraga mu bitekerezo bye byiza wabonaga harimo ubunyangamugayo kandi harimo no guca bugufi yawe none se uyu munsi agarutse rero Vava akagusaba imbabazi ati rwose Vava ati njyewe ntago biriya bintu ndiko nabyifuje ntakanyisobye mbabara dusubire mu rukundo twatangiye kare nkubwira ni naho ngaho sama kimara kuza aba yarabivuze akavuga ati rero ni mwihangane naya prodinze gutya na gutya bitewe nuko twashyizeho iya mbere ya koko mbona ntacyo bibaye narinze ko nubundi ntacyo biri bube ariko we ni ibintu asa nk'uwakoze mbese by'agahimana bikorera abikora yigiza nkana kuko yarazi yuko ari bibi kuko Samu yabaye akihagera avuga ati reka tubijyemo turebe ahita atega moto aragenda we yaravuze ati ubundi nibereye ku gatwiko ese nica n'uyanjye nashaka kumenyekana yaramenyekanye ese ubwo ngeze aha naho yamenyekanye byarangiye yahise agira gute yigendera nta mbabazi ziwe rero nkeneye Imana yonyine wo mu ijuru izamufashe oya nese imbabazi umuntu uzisabye ntazihabwa Vava uzisabye arazihabwa ariko kanya sindamushishikariza ngo uzagenda usabe Vava imbabazi bitamurimo buryo umuntu asaba imbabazi ari uko bimurimo ari uko asubiye inyuma ariko yo byagenze gutya ariko disi umuntu twarakundanaga ariko disi Sando yari inshuti yanjye nagiye no kubyara nzanira amata ariko namugiriye nabi reka njye kumusaba iki imbabazi Dr. Naramukunze witwa Sama zaza bisobanure waho dusengera yambwiye ngo nasengeraga kera ngo ntarapagana ngo ntaragwa ngo nzaguhuza nabo abamuje n'uwo Samu umugore we yarabyaye nishyiramo ko ari inshuti nyine y'inshuti yanjye y'umukope wawe arajya kubyara ndamuhata tugemurira umuntu kwa muganga amatunda nizeye ko Dr. yigeze anabivuga no mu kiganiro imbuto nziza ntegura 10,000 n'umubyagure iki amata turajyana tujyayo Samu yarababara ati ngere iyo mbonye muri kuri YouTube mugatongana ati n'ukuntu mwakundanaga n'ibintu mwadukoreye yawe ati birambabaza hanyuma Vava urasubira mu rukundo ese urabubihagaritse urwo rukundo nta rwari ruhari kuko n'ubundi na mbere hose ntago yemeraga ko menya iwabo ntago n'ubundi rwari ruhari oya niyagira se undi musore uzakagusaba urukundo oya abandi basore bo barahari benshi nabi wacu ariko ngenda reba nkavuga ntese ndi kubona bizakunda uyu mwaka nzaba mbonye se miliyoni uyu mwaka se nzabona 2 mfite ese urugo ndarujyamo wenda niba nabonaga ibyo 30 ku itangazamakuru ninjya muri rwa rugo akambuza kujya kuri YouTube nzaba nkora iki ubwo bigatuma mvuga nti reka mbe mpabaye nimba ari izo nkabyiri nzigure nziragize niba ari izo hene hanyuma wa musore naza mbe hari nuko iwacu azati mfite 500 wowe ufite ibihe utube twakora iki umushinga ubwo rero yaje muhita mushyira hamwe ubwo ro muri ibi bihe bavuga ngo ese ndabona iki ese ndi gukora ha bikagenda mbese nkareba kucyo nizigama kurusha ibindi byose kuko abasore baba bahari ariko akabanza kareba kuki kwivanga mutungo kandi usiko na leta iryemera ubwo ro niba wicaye uri umukobwa ntacyo ufite urasigara Vava hari ikintu wigize kutubwira mu kiganiro cy'ubushize uti erega ubukwe burahari baranabimanuriye rwose tugahita dutekereza ati ubukwe burahari ko ntago nzi wariwe aba bahanu oya watubwiye ati uriya musore rwose bamanuriye n'ubukwe aba bahanuzi ntago baba ari babandi babavangirwe Sando hari abavangirwe ariko nabavugisha ukuri uwo nguwo wamanuye ati byumvikane ko imbere hari icyo azakuriganya urumva ko avugisha we n'umuhanuzi ukuri rero hari abajyaga bansengera nza kuza Kigali bimwe na bimwe nkabibona abo ngabo rero bakomeza no kugira gute kunsengera bashira kuguhanura ubukwe mu kwa mbere buzaba mu kwa munari ku mwaka utaha akaguhanura ubukwe ukagira ngo ni umusore muri ku mwaka kanya kandi hari n'undi uri inyuma ubwo rose ndi bujye gupinga ku bahanuzi ngo mbatere ibuye hari abaza biyitirira abahanuzi batwika
ariko hari n'abahanuzi nyakuri. uwitwa Barafinda Sekikubo Fred ati mura n'umuntu witwa Vava ati n'urusabana ati nari nabibonye siko yavuze niko yavuze ati nari nabibonye kuri musore azamuriganya atariko ko ntabyo twavuzeho yabikuye ati nabona uburyo ki turi kurebana nge na Vava gutya ati nabonye ikintu gikomeye nkabona uriya mwana w'umusore azababaza umuntu witwa Vava. Abantu benshi barabivuze ariko Barafinda we duhura twahuye tuvuga ku by'abakandida ntago twahuye tuvuga ku bya Dr. Yemu. Niba yarapanze gutwika nakazi ke ariko ntakenyerere gusebya Vava ngo amfatiranye n'umubabaro kuko ntago yigeze ansebya nyuma y'amezi 5 arangiye. Mwebwe maze mu rukundo amezi 5 nyuma y'amezi 5 hafi 6 atarangiye nakundanye nawe ntiyifuje amazi telefone yanjye ibuza amafaranga ngo nyamwime ntiyifuje amata mfite amafaranga ngo nyamwime wo ntakenyerere rero kuza kunsebya ari uko mvugishije ukuri ku mubabaro wanjye rwose ahari muhaye gasopo nimba ziko yiga muri kaminuza nagira indangagaciro z'abanyeshuri bo muri kaminuza agira umuco na kirazira ibintu byo kuza yeba runakuri ibi nibi nagira umuco w'abasore b'u Rwanda agira umuco na kirazira kuko natiyubaha ntago Vavajuru ari buzamubaha kuza kumwambika ubusa ati natiyubaha sinjye umwubaha none se sibyo sandi waba utishakiye agaciro akabarinduka guha Sandrine waba utishakiye agaciro akabarindu uzakaguha umuntu niwe wihesha agaciro hanyuma abandi bakamuha agaciro bitewe n'indangagaciro ze yagize gute yagaragaje Vava nukuri kw'Imana ndumva ngewe urusha kubaza ese Vava Karame ejo nibwo nabonye ikiganiro cyawe uri kurira nubwo akanga wari urize kubera Dr. Yemu ntago ngewe njya ndira ubundi usibye n'uwo Dr. Yemu navuze ko nzarira ari uko mama yapfuye wenyine kuko niwe nshuti ngira urumva uwo munsi mama yapfuye nibwo nzarira kandi nabwo nzakomezwa n'indirimbo ivuga y'abadivi ivuga ngo aheza hehe ni mw'ijuru tuzahurirayo none se rero Vava ntago ngendira ikintu cyandijije nuko bwakeye mu gitondo turi bujye mu gukora ikiganiro kwa Manibu nkambwira ati indirimbo ntimuyishyireho na ya Prodense nicyo kintu cyambabaje none urabyibutse ushaka kuri nicyo kintu cyambabaje naravuze ntiyakiza kubimbwira ko yayishyizeho akambwira ati nabonye cano yanjye iri kuzamuka cyane ubwo ndi hafi guhembwa reka mbe nshyizeho iyi ndirimbo nk'umuntu dukorana ntago nka yari kubicitsa amabere ariko we yarabikoraga akabikora busambo bwihishwa Sando ntabimbwira none se Vava twakubonye wagiye gusura Barafinda mu kiganiro twakoranye na Barafinda avuze ngo uriya mukobwa nazanagaruke hano ngo nazagaruka hano ngo kugaruka hano no kuvunyisha ibyo biramureba icyo navuze n'abanyarwanda bose bagisubiramo icyamubabaje naravuze nti ntabwo abanyarwanda bazareka gutora perezida ngo bagutore kandi muri hano rata namwe muvugisha ukuri hoya Sando uri umunyamakuru naramubwiye nti uko yavuze hoya niba ari nako yavuze nta kibazo hoya nta n'ikibazo Sando aho nta muntu ugendayo kabiri bisaba aratanga uruhushya audience wibateranye asa nk'uwanyishyizemo ariko icyo navuze ntabwo nigeze mwubahuka ntabwo nigeze mubwira nabi ahubwo naravuze nti kubera ko abanyarwanda basa nkaho bishyizemo perezida ari we bazi kuza gutora umukandida mushyashya bizagorana arambwira ati rero mwebwe muzi leta imwe wowe uzi leta imwe kuko nta wundi muyobozi wigeze ubona usibye perezida uyu nguyu wenyine ndavuga nta yindi leta nzi usibye ya perezida ariko n'umuturage wese ahari hose mu gihugu umubajije aka kanya niwe mukandida wemera yavuga birigaragaza yavuga perezida wa repubulika rero niba yavuze ati Vava ntazahagaruke yanze ko mba umuyobozi abaye yabivuze nta kosa yakoze Barafinda abaye ni ku gipfusi abaye yavuze ati hano ni iwanjye baransuzuguye nta kosa aba yakoze ariko navugishije iki umukandida n'umwe ukuntu yavuze se ubundi yavuze urumva ubundi ngo uriya mukobwa ngo ubundi cyambe ngo ubundi ngo abanje kukureba ngakubona wese ngo araguhana abona ibintu bizakubaho ahubwo uriya mukobwa aza nshimire ko batamuteye inda kuko inda bari bagiye kumutera inda yaryavuga kwagura ngo bari bagiye kugukoramo ikibuga hatari nakasamutwe rero Imana yarabirinze yandinze kubabarana n'uwo mu ruhongo mbe nasubira mu cyaro umugani aho nabonaga ibihumbi byanjye 10 ndacyakomeje kuhabona umugisha nari kubona kuri iyo cano izawumpera izawuguhera n'ahandi radi Barafinda ati ubundi uriya mukobwa ko numvisha indirimbo ze ngo kucyunda aririmbe z'amata kuki ataririmbye yanjye nyamamaza kandi ari ngewe
perezida ese nkubwiye umukandida uganje yegura ariko ibyo bintu bivuge mu kiganiro abivuze cyane atari wenda yanabivuze cyangwa se yabivuze simbizi ariko uko ni kuri kwa Vava uko niko kuri kwa Vava abandi muri comment rero uretse gato nibaze ya comment ati Vava isese miramwishe biragaragara ko atwite ayiwe mana we Sando tunyurane ku bitaro oya ntago twite oya je nabibonye nuko bahora banyaturiraho mana gutwita Yesu we Nazareth sha tunyurane ku bitaro Yesu we ibaze noneho iyo amutera akagahinda aramuteye n'inda tugirane ku bitaro Vava arasetsa arashwanyutse sha abantu bagira ingoro Vava karame mungu Dr. M wawe sibyo sinzi nimba kiri uwawe aka kanya uramutse ubonye ayisaza mu kiganiro avuga ati nazanye undi mukunzi ntabwo amufuhira fuhira iki se Vava ntago byabara Vava ikihagararaho siri reka nkubwire umugabo ntanga ni bagiti yego hari ibintu byinshi nziranywe na bagiti nshobora kuvuga bigatanga isura mbi kuri Dr. M ariko Vava ntago nza bivuga nanakubwiye ngo mbere yuko nkorana ikiganiro na Manibu ndongera mbimubwire ndongera mbibwire Manibu mbambe bagiti mubwire nti iki ntukizi iki ntusukizi nitubivuga ku ishusho media biramunezeza rero abaye hari uwo mukobwa bakundana byanamfasha ahubwo imyaka agezemo nk'umuntu wize wigira ku umuyobozi wigira amategeko usobanutse akwiye kugira inzira nziza agenderamo nese Vava ubu ngo se hari ibyo uri gutinya ukavuga uti nimvuga ibyo nanjye aravuga ibyanjye icyo nize muri iki cyumweru icyo nize imbere y'umwami wanjye nkora mpamagara amanywa na nijoro undeberera umpa guhumeka nta kiro cy'umwuka nzaho bakigura nta depo y'umwuka ihari nabwiye umwami wanjye ngo mana uzandinde urusaku burarayira n'umuntu ufata iya mbere kungira inama mu bintu abona bitari byiza urumva arambwira tushobora kurakara ukagira umujinya ariko ibintu bya hato na hato ibintu byabambwiye byisebanya udahagazeho ibintu by'ibitutsi ugire gute abimbwira asanga mama yabimbwiye abimbwira asanga hari undi mu mama wo hanze wabimbwiye ubwo rero iyo umuntu nakubwiye ngo iyo wazindutse ukabona hari ibuye riri bukwicira isuka hari ibuye ribari bukwicira isuka wakwitamo isuka yawe urireba none Vava uyu munsi abantu bati ibyinda iyo uyu munsi noneho muza gushwana ukabwahagirana yaraguteye nk'inda rero nababwiye ngo sindi bukubitire ku mabaro wanjye wa cano ngo mbe nasebya Dr. M Dr. M ntago ari indaya Sando Dr. M ntago ari ururaya Dr. M ni wa muntu mushobora kwicara amasabiri kwa kunda basore bashamwata bakaba bagukora ku mabere bagusomagura ntago ndi bugira umubaro wa cano yanjye ngo mushinze ibyatakora ngo musebye je nakomeje kubivuga wazagenda sebye Vava ibindi ariko Dr. M ntago nazaga kugira umubaro ngo yanteye inda kuko ni ikintu Dr. M ashobora gukora mwakivuganye mwakigiye we niyemeza ko wamuhaye imyaka ngana gutya nari buze kuvuga ngo yamfashe ku ngufu ngo yanteye inda imyaka ngana gutya nari buze kuvuga ngo ye baba ngo aranyanze ngo asize ntwite yayinteye deba he iyo wagiye kumanika ko kaguru bakagutera inda urisimamira ugashyiranye kwa kubye niwe wihanganira ibibi byose none se wabijyana wabishyira arayira duherukanye umwaka washize waza kuri Sando muziranywe kwitangaza makuru utari mukuru wawe urahambira ugashyira nyoko ariko Imana rero yarahabaye ntago icyo cyagize gute cyabaye mu izina rya Yesu Imana izanabikurinde ntazagiye nibikubaho cyane Vava karame tukiri aho ngaho uwo bita Bosco yanavuze yanakwihanije kwa Mwisi Vampire uze no kumusaba imbabazi kwa Mwisi Vampire kandi atari Vampire umbabarire mugani wa Bruce Melody niwe bavuze bigeze kumubwira akantu ngo niba ngo ninde ngo wari kumuvomera amazi nindera shaka akantu katwibutse nibuka okay mbabarira cyane nari nagize ngo uri Vampire mugani nawe yabwa ati mbabarira cyane ari nzi ko wayamvomeye wari uzi ko Bosco ari Vampire najya mugani wa Bruce Melody mbabarira cyane ari nzi ko uri Vampire niba utari gihangane none ubwo ngubwo Bosco tukira aho ngaho ubwo ibyo yavuze ariko se Bosco abaje bavuga ko bakubyaye umutwe kwikubita hasi ni wabagenzeho ubabazwa n'icyo Vava yavuze wamugane Bosco ngo yababajwe nuko kandi nawe yarayabanje kuvuga ngo nguriya ngo telephone ngo yaguteranya na Bosco kiriya kiganiro naragikurikiranye nigeze kubabwira muri bimwe by'ibyo yavuze icyo kiganiro naragikurikiranye aravuga ngo aba Dr. M ngo baravuze ngo Vava ngo utagira ikinyabupfura ngo watonganye ngo na Jennifer ngo umuzanye gute nyirubwite mbimubajije arahakana avuga ko ari ukubeshya avuga ko ngo bazinduka bagenda
nta numwe uganira n'undi Yo. ngo bapange igihe cyo kuganira igihe runaka kandi nabwo bakavuga iby'ingenzi ibitari ingenzi bakagira ute wowe ubwawe waramwibarije ngo iwanyu ntibajya bakubaza Vava yakubwiye ngo iki tubwire shambwiye ko bamukubaza yavuze ko ari abafana banjye hafi ya bose ariko hari n'amabanga afitanye na Sirimu banza sha bafata mukunda nari mukumbuye kanyisekereze ntabwo biba byoroshye nyine Vava na ibihe byiza uzakumbura basi uzakumana ikintu utazamwibagirirwa ikintu ntazibagirwa kuri Dr. M nuko mbese ari umuntu uca bugufi wagaragaraga nk'umuntu niyo mpamvu bigoye no kumumenya yagaragaraga uravuze gagaragara nk'ikintu nk'inama kandi ari kirura agaragara nk'umuntu uca bugufi pe kandi na fupi kagahungu fupi karavuze ngo baraziranywe gusa njye ntago nzi nimba baziranywe ariko yavuze ko kuva kera ngo baziranywe abona ko aca bugufi icyo rero ikintu fupi yavuze nanjye nicyo amakanda ari kirura none se umuntu ubukunda n'umukobwa agatangaza ati ndamukunda sando ubukunda n'umusore n'urugero urumva utamujyana igihe atanganye waba kujyana iwanyu ugahura n'umugore ku musozi akava tura mukobwa yakuyemo inda n'indaya uri umukunzi wawe bakabikubwira wahita uzi ukabivuga mu muryango wanyu hose ngo umukobwa wanjye rero ngo bamaze kumbwira ko yakuyemo inda wahita uzi ukamusebya ubwo rero ariko nanone akantu keza wakoze nuko ashaka kumenya iwabo nta n'urukundo rega rwo mu rwihisho urwo rukundo mana naramubwiye rero niba narakuvunnye uzihangane nuko ari wo muco w'iwacu iwacu rero iyo ukundanye n'umusore kwa runaka arakubwira ati rero bari abantu n'ibisambo bari abantu bararabiba bari abantu n'abarozi kwa Roni n'abantu beza kwa Karabudiyane n'inyangamugayo kwa Sehurana n'inyangamugayo uriya mukecuru aho n'umunyamasengesho ariko akunda guhinga uzashobora guhinga muko nayo makuru y'iwacu ubwo rero uwo muco wo gukundana n'umuntu ntazi nge ntawo narinzi ni hari ikintu yavuze cy'ingeso yawe ati Vava mvugira hejuru nk'isaso ati nge sinabana ati sinari kubana n'umugore w'isasu nkuriya umva none se yavuze ko ari umufana wanjye amezi 5 arashize yibutse ko Vava avugira hejuru ari indirimbo ye sinovugira hejuru ntabwo yavugira hejuru ntabwo ujya uvumba umuntu uvuga ngo sinovugira hejuru rero ni unani ko yavuze ngo jye sinakona na Vava ngo sinovugira Vava mvugira hejuru kuko baranamvatuye nta nubwo nzihisha ngo nigire uko ntari kuko reka nkubwire ingendo y'undi uravuna ibyiza ahubwo mbaye ndambagiza umukobwa nkamumenya wese nibyo nakunda kuko mbona uko nzajya nitwa Vavaza ubwenge ubwo rero kumvugira hejuru ntabwo abyibutse none yego no kuri kwima kandi yanagukunze ibikomeye byaratambutse ntabwo icyo kintu yigeze no kukivuga mu biganiro ngo baravuga ngo avugira hejuru ngo ariko ngo arabikunda ntuzi ko none se reka nkubwire Vava afite ingingo nyinshi zitsindiye umusore reka nkubwire urumva urabona we afite ukuntu ari kwigaragaza sibyo ari kuvuga ati Vava ngewe impamvu twatandukanye ntabwo ari cano ni ibintu yahimbye kuko ngewe nawe ejo bundi ndabihimba nyine mbihimba ndi kumwe na Manibuna ya Kamwana hamwe na hajya mu mubyibushye n'indedi safi nyine njya kubihimba ndabahuruza biba bose turi kumwe yavuze ngo ejo bundi ngo mwari mwashwanye yagukatiye akubwiye ko atakundana nawe anakubaza ese kuki umisha ko ufite abana wowe tuzi ukora ikiganiro reka ngusubize ntararengaho icya mbere cyo abo bana Vava ntabo mfite ntabo nabye niyo nababyara nabanjye ntago arabi ntago yabimpaka icya kabiri ntanyishyurira inzu icya gatatu nta nkunda icya kane nta mushahara runaka ampa ku kwezi ngo mbe navuga ngo twashwanye ngo ndababara ngo maze kubara ngo mpimba inkuru none se nashwanye nababajwe n'iki yamfasha gatazongera sinawe wa mbere no wa nyuma ku isi ku buzima bwawe nababajwe n'iki yamfasha gatazongera kumfasha aherutse ejo yambwiye ngo ngewe ngo sinzongera ngo no kuguhamagara nicyo re uzongera kumamagara urampamagara se nkunguka kawunga hano mu nzu nunguka umuceri hari 100 wa sevinze uwa umaze kumpamagara niba umisevinze genda ubisibe none hangaha Yesu ako bari kuhita wicisha bugufi basi cisha bugufi ya n'umujinya w'intu wacano yanjye mfite erega ibintu byose no ngewe ngo sinzongera kuguhamagara aho yakamamaga ati hangane irandirimbo narayaprodinze ariko nk'abantu dukundana ntibi impamvu uri kujya kuzikura ngo abi wacu nazamutse maze umwaka n'igice hano i Kigali naje nje kwicira ishuro nje gupagasa Vava dusoza ikiganiro ni iyihe ngeso wamugiraho inama afite ku buryo n'undi mukobwa bazakundana ishobora kuzamugonga cyane ko yavuze ingeso yawe nakomeje kuvuga ngo sindi bujye gupapira inkuru zibaho nizitabaho nk'izo
bakuye mu masaje no mu biganiro bya Nzovu ngo Vava ngo afite abana babiri. Hari inkuru nyinshi nakubwiye ko tuzira nkona bagiti ndetse ninagerayo turazisubiramo mbe namubaza nimba kuzisohora ari ngombwa. Yego. Ariko ntago ababyeyi banjye n'abajyanama banjye babikunda. Njyewe nkuko avuga ngo yiga muri kaminuza nagira indangagaciro. Yego. Urumva nk'umuntu wiga muri kaminuza yabonye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ngo hari abakobwa ngo beza ngo yakabaye ngo atereta aza kumbwira ngo arankunda agahera ku wa mbere akora ikiganiro kwa Manibu bugacya akajya kwa runaka kunda Vava abakobwa beza bari baragiye Sandrine. Hari bahari. None se ahubwo wo bavuze muri message ko bakundanaga we ntahari. Uzi ngo ntahari suzi ngo ntabampamagara. Bambwira ko adashobora no kuba yakugura ni gariso y'igihumbi cyangwa kotegise. Ntibahari. None nimba umukobwa mukuru yaterese avuga ati ngira sinanamutekereza kuko nta nubwo namubona higariso y'igihumbi cyangwa kotegise atahukura ashoboye. Bakundanaga se? Bakundanaga. Yesu mwami. Urumva ngiyewe Vava naza kubabazwa nuko ngo agiye ni imfura se mu bahungu. Sindabazwa na Eric muri Amerika nicara akanywereza 500. Kambwa ngo ugenda ugura inka nawe uragiye. Nkicara akanywereza 110 genda wishyura inzu. Wenda rero kubivuze nabo bara. Ariko yaramaze imisa mbwa ati Vava ndagukunda. Ariko ngiyewe ntago nshaka gukundana n'uriya muhungu kuko arakuryarya. Ati ndagukunda. Ati ninza kuva mu kazi turi buganire. Urumva abantu benshi bakugiriye nama. Wenda wangu wowe Sando twanganye naba baranavuga ariko disi yanywereza. Nyungu namubonaga. Ninge wamuzamurira agacano. Yarigeze ku madora 120 n'ukuri kw'Imana Yesu we uri mwijuru. Ukanamugurira. Uri mwijuru n'ukuri kw'Imana ntago nakicuza ngo Dr. Yemo. Rahira katagaruka. Keretse Eric wanje uvuze ati Vava sinzongera kukwereza amafaranga kuri Western. Hajya ngo ni Western Union. Gasubire mu Western Union. Eric wanje nambwira ati ndakwanze nzababara kuko nzavuga ko yanyuherezaga iki. Nese Eric kwa mutendekaga Eric dukundana ambwira yuko afite fiance. Ambwira yuko afite fiance we ngo wiga niba ngo ari mu yindi stega ariko atazi niba mubwiza ukuri ko hari ariko we ngo yiga he mu yindi state ntago ngeye ibyo muri Amerika. None se sibyo sindi state ntago Eric yigeze ambwira ngo ni kuri Sheri Shushuri. Eric twamenyanye nkikora kwarayira ndi umukozi wo mu rugo amenya avuga ngo mvuka Inyamasheke mu murenge wa Kanjongo ni wacu. None ndagira ngo nguhindurire iki ubuzima. Anko we yatwareje 1,000,000 n'ibihumbi 100 Sandrine. Urumva uwo mwana tuguma kumenyana gutyo umusire kugeza na n'uyu munsi amfasha mu buryo nk'umwana uturuka iwabo ari ufite ubuzima bubi nta Sheri Shushuri byari bihari ariko akarebera ibiganira akavuga ngo uyu muntu ashobora kuba kubeshya. Wamugishije inama yo kudana Dr. Yemo yajyaga avuga asunguza amaguru gutya ngo bakamwitegereza bari muri saro bakabona ngo bo kwishuri ryabo ngo bajyaga babigisha ngo hari nk'akantu wajyaga kubona ukuntu umuntu ngo araguhamye wa muntu yaguhamye ngo byagendanaga ngo na none rundi nawe ngo yazunguza amaguru ibintu avuga ntago biba bimurimo ari byo. Ubwo ro bakundaga kumpamagara cyane tese wazajya umubwira kareka kuzunguza amaguru ati yazunguza amaguru tubona ko ibintu avuga ari ubuteka mutwe. Ubwo rero nubwo buryo umuntu tuziranywemo ubusarika kusabye urukundo wamwemerera wamukura he Sandrine. Umusore umaze kuzuza inzu muri Amerika ihagaze amadolari hafi 150 y'amanyamerika wamukura he. Byose birashoboka na Dr. Yemo niwe uzi ko yagukunda. Yewe Eric we aho uri Imana yakumaye nka musaza wanje ndagukunda cyane twavugaga kuri urwo rukundo nazaga kubabara ari wowe umbwiye ati uranyanze kuko nagukuyeho byinshi. Reka dusoze tureke Vava agiye kwa Bakti nawe amubona. Vava reka nkwaze ikibazo kimwe. Hari ikintu bita gucyura umugore sibyo? Muri aka kanya ugiye kubona ukana Dr. Yemo araje ari kumwe na mama we avuga ati uwo mama ngabira uko namwumvishe ntago yaza akaza oya bite umuhungu hari ikintu ari ukuntu wamwumvise ute Vava Mana uko Steven yavuze mama ngabira ni mama Dr. Yemo ni nyirabukwe wa Vava. Mana je rero simuzi ariko ni Steven wabimbwiraga usibye ko uwo muhungu yanze kubikozwa ngiye numva ariyo message nagira gute. Ese ubundi ikibazo cyanyuma niko numva mwari kubana ninde ari kuzatunga undi ko numva ari kuzabandongora nitunge ko numva ari ushobora no kubandongora nitunge nta kibazo gihari ariko nyine ntajyaho ngo nsebye ngo Vava mvugira hejuru ndamaze
niba mvugira hejuru baramvatuye nizeye yuko nta mfitanye nawe urubanza muri make ari witeguye ko ndongora ritunge kubera urukundo ari wamukunzi wanakwitunga habaye hari urukundo ushobora kwitunga nta kibazo urumva kuko hari abantu benshi b'ishiti zanjye nk'ababyara banjye bagiye bashaka n'abagabo biga aribo bafite akazi gusa sanda umugabo ugiye mu isoko ukamugurira ipantaro wavuga ngo wabaye ndongora nitunge umuguriye iyo bogisa wavuga ngo wabaye ndongora nitunge uba yari ufite ubushobozi yiga wabikora rwose ngenda byemera wamuguriye box mukunzi wawe ubwo rero ntayo nigeze mvugurira ndetse aherutse kushinyikira mu kiganiro cyo kwa Sirimu Jijasi noneho ngeze mu mujyi hari abamama twaguriyeho bya bintuza yambaye bya Chanete ari abamama twabikuriye barangije bavuga ngo ariko bavango nubwo yagushinyikiye ngo ariko amafaranga niho yakuye mugazakame ngo urayamuha ngo nubwo yakugize umusatsi Yesu we ngo waramuguriye ngo nubwo yagushinyikiye ngo ikiganiro ngo twarakibonye izo Chanete rero zimuguriye ubwo rero nisa ubwo rero yarashigikiye kwa Sirimu ngo ngo risanu ubuka cya kiganiro ngo cyakoze ngo cyo ntari buhakane cyo ngo nuko ngo wamperezaga 10,000 bya tike ni nta kibazo niba mubyemera shangewe rekana nasoza iki kiganiro gusa ikintu nziho Vava naga ajya apfa kubeshya nubwo yavuze ngo Vava agira ibinyoma ngo niwe muntu wa mbere ugira ibinyoma mana yo mwijuru mana ishobora byose yamparabitse bagiti yo twapangaga n'agatwiko yabaga uwa mbere wo kumamagara ati Vava kuki wabivuze ati kuki wabivuze kandi twe twapanze inkuru ya content ni rero abafana banje byababereye iki urujisho reba ibyo bangu Vava ngo ndabeshya nta nkuru nahimbye zo kumubeshyera Sandu uzagerageza uhamagare Samu akubwira uko yagiye kubona ibyo YouTube channel yagiye yandika sino umuntu wabyanditse ni YouTube channel nigirira uwo mubaba niyihe uravuga ko nakoze mubeshya ngiye cyo mvuga dukoranye igihe nzi ko Vava adashobora kubeshya icyo cyo ndakimuziho sirisi tware kura Vava kagenda ndirimbo zanjye zarambabaje nguri yarakifaye rwose ari hano nta rwara muriye twabanjirije ku ntararena tugera hariya mu mujyi hariya ku ntuza convention dukora amashusho mafaranga nahaye Mike arayazi twari kumwe kameramani mafaranga nahaye uwo Dr. M angwa agure fanta nk'umuntu bagiti yari yampaye ngo areberere yandirimbo amatike yose narayamuhaye aho nashobozwaga turi kumwe mu rugendo amazi yo kunywa horaho baga yafite yishyuwe na Vava twatati nshaka amata yagira gutya ati mpereza amafaranga nigurire ibyo ngura hariye mafaranga nkayamuhereza nigiye najyaga ndara nicuze subu mfite ubwenge undi mu mubare kuko ngiyewe nta musore ngiye ujya undi amafaranga kabiri ntawe none ko yari ubwo se rero akuruze ko aragumuha amafaranga ntago yandoze nabikoreraga ubushake bwa urukundo rwanjye twaba turi mu biganiro nkabona abantu barimwo baranywa peti ntuza sikoro hari naho bigeze kuvuga ngo ni icyatanu Vasikore 2 5 bitatu ko kumuhungu ankwiye 3,000 ndi kureba he ariko ku mutima urumva rero zanshinze kindi mu kugendana kwanje nawe twagendanye neza keshi na keshi nabagandi kumwe n'abanyamakuru nabamanibu barabizi azanshinze kindi ariko ibintu byo kuvuga ngo nge Vava nahimba inkuru zo kumuharabika no sinjya mbeshyera umuntu ngo ndare ndiye sinjya mbeshyera umuntu ngo mbeho ikiro kuri navuga nti warampemukiye ikigaragarira buri muntu wese kandi noneho waca bugufu gasaba imbabazi ariko iyo ugiye kuvuga ati Vava no munyabinyoma wa mbere aho yababeshye kuko showbiz yose baranzi nabanye cyane kuri ko Imana turakuzi Vava reka ngushimire no kuri Imana igumugisha gusa